umaze kugera kuri iyi page ikintu cya mbere uhita ukora, uraza aha ngaha nyine iyo umaze gukanda nyine muri app, iyo umaze kugera kuri iyi page ikintu cya mbere uhita ukora, hano uba ugiye kuza kwiyandikisha. Uba ugiye kuza kwiyandikisha aha ngaha kuri enter your email, uraza ugashyiramo email ukoresha muri telefone. Reka mbereke nk'urugero, ngiye kwandika email nka gutya, urumva? Gutya urabona ko wabyanze. Urahita uza kwa kuba baguhaye gmail.com, urahita uza usibe iyi ngiyi gmail, usige ibi ngibi. Noneho aha ngaha hasi uraza wandikemo kode y'umuntu wagutumiye. Kode y'umuntu wagutumiye nayibahaye aho ngaho hasi, bayita referral code y'umuntu wagutumiye, kugira ngo nyine bamenye umuntu wagutumiye na konti yawe ize kuba nzima, bajye baguha nyine akazi buri munsi, nk'amavideyo, spin ya buri munsi n'ibindi bigiye bitandukanye bakorera muri app. Uraza uyandikemo. Dore urugero ibimeze gutyo. Dore ibimeze gutyo. Nayibahaye aho ngaho mu busobanuro. Muraza kuyibona na link ibajyana kuri iyo app. Ukanda hano sign up. Aha ngaha kuri sign up. Iyo ugeze hano ukanda ku captcha, ugahita ugera aha ngaha. None iyo ugeze hano ikintu cya mbere ubanza kureba. Dore aho ngaho hari imodoka, baba bakubwiye ngo ukirike ahantu hose uri kubona imodoka. Calls. Select all image with calls. Nyine ukirika ahantu hose hari imodoka. Urabona nyine ukuvanga ahantu hose hari imodoka. Wowe urakirika ahantu hose hari imodoka. Urabona nk'hano hari imodoka, hano hari imodoka. Ukanda hano kuri yes. Aho ngaho wakande, numara kwakanda kuri email yawe bahita bakohereza code. Dore ngiye barazima, reka nzandikemo. Bahita bakohereza code nyine kuri email wiyandikishijeho ufite muri phone. Ngiye bazima, reka nzikandeho. Noneho yitawe aha ngaha. Iyo ugeze hano icyo cyambere ubanza kureba, bakubwiye ngo ushyiremo password nyine yoroshye uzaza ukoresha winjira muri app. Icyo kintu baba bakubwiye ushyiremo pin yoroshye uzaza ukoresha winjiye muri app. Aha ngaha nicyo baba bakubwiye rero, ushyiramo pin. Nawe ureba pin ikoroheye ukayishyiramo. Noneho ubwo iyo umaze kuyishyiramo bahita bavuga ngo uyikonfaminge, ukahita uyikonfaminga. Aha ngaha rero bakubwiye ngo ubemerere gufungura location yawe. Ihita ukanda aho ngaho handitse where using the app. Where using the app ihita wakanda. Wamara kwakanda uzamuka haruguru ukahita ukanda continue. Continue ari hejuru aho ngaho ihita wakanda continue. Urabona ko noneho bahise baduha guys, urabona ko bahise baduha atoke 10. Ukimara kwiyandikisha buri munyamuryango wese ahabwa atoke 10. Ukimara kwiyandikisha urabona ko baziduhaye. Nyine ihita uzihabwa. Aba ari itegeko kuhita uzihabwa. Iyo wanyuze kuri referral yanjye nyine wanditsemo iriya code naguhaye ya referral code, baguha atoke 10. Ukahita ukanda collect. Aha ngaha rero aka kantu baguhaye baba bakubwiye ati iyi email wandikishirijeho ntago wemerewe gukora account ya kabiri. Ubwo iyi account wakoze ni imwe, ntago wemerewe gukora indi. Ntago uba wemerewe gukora indi account. Ihita ukanda aha ngaha handitse got it. Nyine ugahita ubikuramo. Nta yindi email wongera kwandikamo. Ukahita ukanda got it. Murabona ko rero atoke zacu baziduhaye. Murabona ko baziduhaye kuri balance ziriho. Aha ngaha rero ikindi kiba gisigaye ni ukukwereka ukuntu bakorera amafaranga. Urabona ko atoke zacu zingana na 0.12. Aha ngaha rero ni mining. Buri munsi itanga mining. Buri munsi itanga mining. Noneho reka nkwereke ukuntu iyi app ya atoke ukuntu wayikoresha. Dore uko winjiye buri munsi, ikintu cya mbere ubanza kureba aha ngaha handitse check in. Check in aha ngaha nzema bereke. Aha ngaha handitse check in. Ukihagera nicyo kintu cya mbere ubanza gukora. Urakanda. Wabonye ko tuwakanze. Iyo wakanze bahita baguha atoke 0.17. Iyi app atoke zayo ziri hejuru, ziruta na Bitcoin.
noneho ikindi cya kabiri ubanza kureba ihita ukanda aha ngaha kuri avatar hano. Noneho hano kuri avatar iyo umanutse hano hasi haba handitse answer today question. Aha ngaha batanga ibibazo bya buri munsi, aha ngaha batanga nyine ibibazo bya buri munsi, uraza ukahakanda bagahita bakubaza ibibazo. Urumva nk'aha ngaha iki kibazo tubajije ukaza ukareba igisubizo cya nyacyo. Niyo aha ngaha nyine n'ubundi bari kubaza ibibazo bisanzwe, ntabwo bisaba ibintu by'ubwenge bwinshi oya. Noneho ugahita ukanda nka hano, ugahita dukanda confirm. Aha ngaha naho ugahita ukanda confirm. Noneho aha naho ugahita usubiza confirm. Urabona aha ngaha bahita bakuzamura kuri level, wakanda hano kuri OK bagahita baguha atoke 3.48. Mwabibonye izi atoke ni nyinshi. Turaza kureba ukuntu atoke ziri kuzamuka. Atoke iri kuzamuka, iri hejuru ku buryo ishobora kuruta Bitcoin mu minsi iri imbere cyangwa n'izindi. Reka noneho reka ahandi nka hano iyo umanutse hano hepfo, aha nkanze mabereke, reba nk'ubu ngubu iyo tumanutse hano hepfo aha ngaha tuhasanga amavidiyo. Aya mavidiyo ariko aya ngaha murabona ko aya ngaha yujuje abantu. Aha ngaha buri munsi batanga amavidiyo ugomba kureba. Buri video iba ifite atoke 5, zaba nyinshi zikaba 10. Izo atoke ni nyinshi cyane kuko nababwiye ngo izi atoke za mining ziri ku rwego nyine rushobora kuruta na Bitcoin. Izi atoke nyine usanga zifite agaciro kanini cyane. Noneho nkano ku mafoto aha ngaha gusura ama website, ibi nabyo bitanga buri munsi. Ibi nabyo nuko ngewe mbakoreye iyi video namaze kubikora, ariko ibi ngibi babitanga buri munsi. Noneho ikindi aha ngaha nyine wakinjizamo amafaranga fa program. Iyo uje ukakanda dore nka hano aha ngaha hejuru, aha ngaha handitse 50, baba bakubwira ati gutumira nyine umuntu baguha atoke 50. Iyo bataguha atoke 50 baguha amahirwe menshi yo kujya baguha amavideo ya buri munsi menshi nyine ugomba kureba. Aha ngaha rero uraza hano hasi ugafata kopi. Aha ngaha handitse my referral link na code zawe. Ubwo iyo umuntu ari kwinjira yandikamo code cyangwa agakoresha iyi link. Noneho wowe umuntu yakinjira bagahita baguha atoke cyangwa bakaguha amahirwe menshi yo kujya baguha amavideo menshi ukayareba ukinjiza atoke nyinshi. Ubu rero ni bwo buryo muri iyi app yitwa atoke yo gukoreramo amafaranga, kandi rwose iyi atoke yizewe. Abantu benshi bari gukora amavideo, ntabwo ari njye uyikoze. Iyi atoke irizewe kandi dore nka hano atoke balance. Dore agaciro iyi atoke ifite. Mu kanya ngiye kuzuza $1. Nimara kugera kuri atoke 70 ndahita nuzuza $1. Murabona ko izi atoke mfite 0.77. Murabona ko ndabura. Izi atoke ziri hejuru cyane, kandi murabona kuzikorera ntago ari ibintu bigoye. Dore hari n'izindi ziri kugenda ziyongeraho, ntago ari ibintu bigoye. Iyi ni mining yoroshye igenda itanga check in buri masaha 3. Rero ibi ni ibintu mugomba gukora kandi mukumva ko bikora. Noneho mu kanya nzabakorera indi video ndi kubikuza muri kubibona. Murabona ko rwose mu kanya gato maze nkoze account. Dore atoke maze kugira 63. Murabona ko rwose iyi mining iri gutanga atoke kabisa, atoke nyinshi kandi mu gihe gitoya. Mu ndebere dore nk'ubu ngubu change nari nakoze hasigaye amasaha 2. Aha kuri spin naho hasigaye iminota 4 kugira ngo twongere dukore spin.
ya murabona ko rwose iyi app iri gutanga atoke kandi mu gihe vuba cyane. Dore rero iyi nabahaye linki irangwa mu busobanuro, uraza kuhasanga na code nyine referral code uza gukoresha. Ya nutayisanga muri kwiyandikisha uze kuyishyiramo, ubwo nuyisangamo uze kuyireka gutyo nyine wiyandikishe. Rero ni ahanyu ho kwiyandikisha, iyi atoke ntigucike, niyo iri kuduha amafaranga. Reka mbereke nk'iyi atoke, reba nk'iyi atoke, n'izi atoke mfite dore zihagaze 0.77, ubwo ahangaha ni amafaranga 800. Ya ni amafaranga 800 hafi igihumbi gutyo, kuko murabizi idolari rimwe ni cyane, murumva ko ari nka 900 aya ngaya mfite y'amanyarwanda. Ya noneho video ikurikiye nzabakorera ndi kubikuza, no kubikuza ntabwo bigoranye. Ahangaha kuri manager kaza ugakanda ahangaha se transfer, ahangaha nzabibereka byose ukuntu igeze hano wabikuza atoke. Ya igeze hano rwose, ibi ngibi ni ibintu byoroshye, kuko nka buri munsi wajya ukorera atoke nka 200 cyangwa 150. Murumva ko nko ku cyumweru, kuko izi atoke ziri hejuru, nka atoke 100 ihagaze nk'idolari 1.50. Iyi atoke ishobora kuruta iyi atoke narabwiye ngo iruta na Binance, nako iruta Bitcoin, ishobora kuba iruta Bitcoin, kuko iyi atoke iri kuzamuka mu gihe gito ukabona irazamutse. Reba nkanga yanga gukanda kuri check in, hanga ubundi mu kanya baduhaga atoke 0.11, ariko ubu ngubu bampaye atoke 0.17. urumva ko atoke kugenda izamuka. Ya byose nabibasobanuriye rero, mugende mwiyandikishe, kandi abantu mutari mwakanda subscribe ndabasaba gukanda subscribe no kuduha no gukanda amashare, gukanda amalike, kugira ngo izindi video zikurikiye zo kubereka andi ma app mujye mwita mubona amavideo yacu uko mugiye kuri YouTube. Ndabashimiye abantu mwarebye iyi video paka irangiye, kandi mudufashe n'ukuri mukande sabo. Murakoze.